nkorera hano mu isoko za maratoni ni maketi amasoko yubakiwe abazunguzayi. Itsinda ryacu igitekerezo kugira ngo turishyireho tukimara kuva mu muhanda twabonaga ko dufite igishoro gikeya, tuza kwiga kugira ikintu cy'akanama, kwigira akanama yuko nashyiraho abantu tugafatanya, shaka abantu 30 barabyanga, babyanze hasigaramo abantu 10 twishyira hamwe dutangira itsinda kugeza n'ubu ngubu akaba ari byo tukirimo nyine dukora kugira ngo twiteze imbere. Itsinda ryacu ritanga ubwizigame bwa buri munsi y'amafaranga 300 twizigama. Umubare w'abantu ni abantu 10, bari 15 ariko babashije kwizigama n'abantu 10. Kugeza n'ubu kuri gukorana kugeza ubu ngubu iryo tsinda ndibereye perezidante, tumaze kugira amafaranga 700. Mu gihe yagezeho mu gihe kingana gute? Urebye mu mwaka urashize. Hanyuma mufitiye ntumbero kuba mu itsinda bibafasha iki? Kuba mu itsinda bidufasha yuko mugenzi wacu abuze igishoro twayakuraho make tukamuguriza, nanone kandi nta muntu wagira ikibazo, amafaranga tuyafite. Intumbero dufite rero ni uko amaze kugwira kubera yuko twari twavuze ko tuzakuraho imyaka 2 ishize tumaze kubonamo ikintu kigaragara, twemeranya yuko twagura nka moto tukayishyira mu muhanda cyangwa tukaguramo inzu tukayikodesha. Bizaterwa n'uko tuzabijyamo umugambi, nimba tuzagabana ubwo nyine tuzabikora nyuma tumaze gufata gahunda. Inama nagira abandi bantu bakora nkatwe batari mu matsinda, bakagombye kwibumbira hamwe kugira ngo n'igihe babuze igishoro bashakisha uburyo bakibona biturutse muri ya mafaranga yabo. Kandi biranoroha. Biri mu itsinda biroroha kubona igishoro. Tangire mutwe. Abakozi nitwa Emmanuel Shimuranye, umugabo aramwene soko rya Maratoni ni maketi, aramo kazi k'ubucuruzi. Ikintu cya mbere cyanejeje tukimara kuva mu kazi k'ubuzunguzayi twinjiye mu masoko, twatangiye kujya mbere na mbere ducuruza bifite isuku. Icyo ni icya mbere. Ikindi cyanejeje twatangiye kwishyira hamwe twiga gukora ikintu cy'itsinda, kandi iryo tsinda ryacu rimeze neza, tugiye tubona kuganiramo tukungurana ibitekerezo, twagiye tujya n'umugisha tubona banki dukora nayo turayiguza amafaranga nayo duha uko tuyagujije hagati muri twe, ayo twagujije tukayagabana, buri muntu akabona yakoresha. Kuko ayo mafaranga nagujije nahise nguramo akamashini gasya isoni, nakaguze 200. ubu ngubu ndimo ndagakoresha kandi kagenda kaba amafaranga sinabura 5 cyangwa 4, byagera neza hakarengaho kuri 5 karenga. Ikintu kinezeza buriya muri iki gihe ugezemo, ibyo byose nkiri umuzunguzayi mu gatoya ari umusore, ubu ngubu nkiva mu buzunguzayi nahise mbona nabaye umugabo, kuko ndubaka, ufite urugo, ufite umwana, akazi nkora nkoresheje akamashini mbasha gutunga. Nitwa Mukabarire Epifanie, hanyuma kugira ngo n'abana bacu tubagire icyo nabo bagera. Muri icyo gihe tumaze kwiteza imbere, ayo twagiye tubona make twagiye tuyagabana kuko twabikaga 300 ku munsi. Icyo gihe icyo nitejeho imbere, umwana nyine nawe nari namushakiyemo ikibanza hariya muri rasoko, ubu nawe arahakorera, nabonye igishoro nawe tanyimuha arakomeza agakora, nanjye nsigaranye nyongera nayo nari mfite. Ubuzima bwo mu muhanda bwo ntabwo bwari bwiza kuko baradufataga bakatwambura, ugasanga n'igishoro twakoresheje kiragiye, twongera tukaguza nk'undi muntu amafaranga atuguriza, gutyo tugahora mu madeni. Ariko ubu noneho nta madeni turimo turiteza imbere, na mituweli turayishyurira, n'abana turabarabona icyo kurya, tukabona amafaranga y'abanyeshuri. Bifitiye akamaro kanini. Turatsinda icyo narishishikariza n'abagenzi bawe ni uko ryangiriye akamaro. Hari ahantu nari mfite akantu nabonaga ntarazagashobora kugakora mu rugo ku rugo,
narahakoze hameze neza nta kintu hatwaye, hameze neza ku buryo umuntu asuye yasanga hameze neza. Nyine amafaranga twagiye duhana mu itsinda muri ayo 300, umuntu yagira nk'ikibazo akavuga ati ndashaka amafaranga n'aya njye gukora mu rugo, hari akantu karimo kwangira nk'imbuga, wenda ushaka kugira imbuga igira icyondo gikabije utabona uko ukandagira, naragipavura. Intego yindi mfite ngubu ndashaka kugira ngo nko mu myaka iri imbere nk'ibiri iri imbere, 2 cyangwa 1 n'igice ushobora kuzabura nk'ikibanza. Igishoro nari mfite igishoro gike cyane, kingana gute? cyari kigeze mu 5,000, ariko ubu ngubu igishoro ubona ko cyiyongereye. Cyiyongeye mu buhe buryo? Kingana gute cy'ubu ngubu uri gukora? Nkurikije uko cyiyongereye, abana ntabwo baryaga bihagije, ariko ubu basigaye barya bihagije, barambara neza ku buryo nta kibazo gihari.